Muraho neza murakomeye Nuwimana Patricie ubasuhuza mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe gahunda ya Visit Rwanda cyangwa se gusura u Rwanda. Impamvu nabihisemo ni uko hari abazungu baturutse hano Denmark bari mu Rwanda, hanyuma bamwe mu babakiriye bambwiye bati Patricia, icyo gihugu utuyemo kiba rwose mw'abantu bitonda, ubundi kimeze gute, waduha incamake y'aho hantu. Twumva mu binyamakuru ko ari igihugu Denmark ari igihugu kiza ku mwanya wa mbere mu gihugu kitarangwamo ruswa. Denmark ikaza mu bihugu ikaza ku mwanya wa mbere cyangwa se wa kabiri wa gatatu mu bihugu bigira abaturage bishimye. Bati icyo gihugu kimeze gute? Nabonye rero ntazafata umwanya ngo njye gusobanura Denmark kubera ko niyo namara umwaka sinashobora kuyisobanura. Nagiye kwirarira, ntabwo navukiye ahangaha. N'uwaba yarahavukiye umanza atashobora gusobanura ibya Denmark byose ngo azabishobore kuko ni birebire. Mbere yanyu murahabona ifoto y'abanyarwanda babiri n'idarapo riranga u Rwanda, hanyuma n'abazungu babiri n'idarapo riranga Denmark kuko n'abazungu bavuye Denmark. Reka rero ngerageze ariko ndabivanga no gusura u Rwanda. Muri makeya, ubundi Denmark ni igihugu kiri mu majyaruguru y'Uburayi nk'uko mubona idarapo rya Denmark. Mu majyaruguru y'Uburayi abazi igifaransa bakunda kuvuga ngo ni mer du Nord, yegeranye na mer du Nord, ni ukuvuga ngo yegeranye n'inyanja y'amajyaruguru. Akaba ari igihugu kirimo umwamikazi, ntabwo ari umwamikazi uyobora, hayobora abandi turaza kure mu kanya, ariko dufite monarchy, dufite umwamikazi wacu yitwa Margarita wa kabiri. Ifoto muri kubona imbere yanyu ni ifoto igihe yari amageza ku badanwa ijambo risoza umwaka. Ni umwamikazi rwose ukunzwe n'abantu cyane, arakunzwe kubera uburyo yitonda, kubera ibyo akora. Nk'ahangaha wagira ngo ni umu artiste, arimo arashushanya, arimo arashushanya muri makeya. Murabona rwose ukuntu aba yimereye atuje nta bikabyo, yo kwikora akazi ke. Hanyuma akenshi ahangaha wagira ngo manza ari kudoda yiturije. Ni umwamikazi rwose ntatindaho cyane kubera ko uwashaka kumenya amakuru ye yazareba kuri internet akamenya amakuru ku mwamikazi abaho. Ikindi murabona ko yikundira no kwinywera itabi risanzwe. Turamutse nko muri Afurika ufite umuperezida uri kunywa itabi induru yavuga, hano ho bicisha bugufi pe. Ariko iwacu tugira ibikabyo, tugira imigenzo n'imiziririzo. Hano ho umuntu agomba gukora ibyo yumva n'ibyo ashaka, apfa kuba atabogamiye abandi, nta n'ureba ubuzima bw'undi. Umwamikazi wacu rero yinywera n'agatabi, ntabwo ajya kwihisha ngo batamubona ngo ari kunywa itabi. Kandi urabona nk'umuntu ukubitanye nawe mu nzira ntiwamenya ko ari umwamikazi. Baba bambaye uburyo, yego hano harakonje ariko ni simple. Uyu mwamikazi wa Denmark, ariko nubwo ari umwamikazi ntabwo ari we uyobora Denmark kuko Denmark iyoborwa n'abantu bashinzwe n'abapolitisiye. Umwamikazi cyangwa se umwami, ko dufite umwamikazi, ntabwo ajya muri politiki. Ikindi kiranga Denmark ni uko abayobozi bashyira igihugu imbere y'ibindi byose bitewe na situation barimo. Ahangaha iyi guverinoma ya Denmark mu mwaka ushize habaye amatora mu kwa 11, ariko abagize guverinoma ntabwo ari bo batsinze. Ni ukuvuga ngo uyu mudamu muri ahangaha niwe muri kubona imbere yanyu ni minisitiri w'intebe, nanditseho mete nibyo byakoroha. Uyu nguyu ashinzwe defense, ibintu bya gisirikari, yitwa Yakobo. Uyashinzwe ububanyi n'amahanga yitwa Rasi. Uyu Rasi yigeze kuba minisitiri w'intebe, atsindwa n'uyu mudamu mu myaka inishize. Hanyuma uyu nguyu nawe Yakobo yashakaga yahiganiraga umwanya wo kuyobora Denmark ariko yaratsinzwe. Nubwo uyu yatsinzwe nawe bakaba baratsinzwe, uyu agatsinda, ariko bari muri guverinoma hamwe. Kubera iki rero? Niba bidashobora kuba muri Afurika cyangwa se niba byaranahabaye ubwo mwazambwira. Reka mbaye nk'urugero. Ngo uyu mudamu, uyu minisitiri w'intebe Mete, mvuze Mete nta bushuti dufitanye, ntabwo kuvuga amazina yose nkavuga nyakubahwa n'iki byose, ariko hano nyakubahwa ni umwamikazi, twe n'abandi bose turi ba nyakubahwa, ariko umuntu ubwo ngo ni nyakubahwa ari umwamikazi. Uyu Mete rero n'abamushyigikiye nibo batsinze amatora umwaka ushize. Yaramaze imyaka inayobora, ariko barongera baramutora. Bamaze kumutora igihe cyo kwiyamamaza mbere yaho, abangaba bo muri opposition baramubwiraga bati Mete hari ibintu bitagenda, Mete hari ibintu ndakora, Mete wowe ntugomba kuva ku buyobozi, bakavuza induru. Noneho baratsindwa mu matora.
ariko Meta amaze gutsinda aravuga ati ariko se aba bantu ibyo bavugaga banshinja reka nabo mbashyire muri guverinoma baze bamfashe kubikemura. Ni nk'uko ubona tugeranyije mu Rwanda, ndavuga mu Rwanda kuko niho mvuka, ukavuga wenda nk'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi, ikajya yumva ibyo nuza Victoire Ingabire yigwa avuga ati ntabwo FPR ntabwo ikora ibi ntabwo ikora ibi ntabwo ikora ibi, kumva ibyo Ntaganda avuga FPR ntabwo ikora ibi bintu ntibigenda. Noneho FPR ikavuga iti aha mw'abantu mwe ubwo muvuga ko byatunaniye ngo nimuze mudufashe. Murabona, sinzi niba mu Rwanda byakunda, sinzi niba mu Burundi byakunda, sinzi niba mu Buga, ahantu hose manza bitakunda, ariko uyu ni umwimerere w'abadanwa. Uravuga ati ni iyihe nyungu, inyungu y'abaturage, inyungu z'igihugu cyacu tugomba gushyira hamwe aho gushwanya. Naho twebwe ntabwo bikunda, ariko ntabwo twakwigereranya n'abadanwa. Donc muri make ni uku wenda navuga ko Denmark imeze, ariko reka nongere nisubiriye mu nuza muri geography yayo. Kapitali yayo yitwa Denmark. Murabona ukuntu umujyi umeze, abaza hano Denmark murahazi, iyo ufite ibiceri tujya mu bwato bakagutembereza, ubwo ni visit Denmark uba wajemo. Nimujya muza mufite amafaranga no kujya mujya muri utu twato tukabazengurutsa umujyi, ubundi ukifatira bisi, biba byoroshye. Murabona ko ubu wenda kera naho hahoze haba amanegeka babakuramo bashyiramo inzu nzima zo mu mujyi. Iyi ni kapitali ya Denmark, ni igice kimwe nerekanye. Abajya baza hano Denmark mu muhanga, wenda njya mbona abanyarwanda benshi baje mu gihe cy'izuba, yari ku zuba baje hano muri Denmark bari kugenda n'amaguru. Muri izi modoka za Denmark ndaza kuzigaruka mu ndebere ko ariyo wagereranya na bya bindi mujya mubona imitamenwa mu bihugu byo muri Afurika. Ni utumodoka dutoya, hano ntushobora kumenya umukire n'umukene. Hanyuma abantu bakunda gutwara amagare, abandi bakunda kugenda n'amaguru, nibyo bimwe mu biranga Denmark. Ubwo ndagaruka kuri za modoka, murebe muri izi modoka z'abadanwa ntushobora kumenya umukire n'umukene. Nuko abadanwa bimereye no kugenda ku magare, ku tumodoka dutoya, naho twebwe aba ari imodoka binini nk'uko twubaka ibizu binini cyane. Donc bafite ukuntu bo biberaho n'ukuntu bahisemo ubuzima bwabo bwa Denmark, kugenda n'amaguru. Hanyuma nk'ahangaha murabona inzu bayitumbagije, wajya kubona hejuru hariho umusaraba, kuko Denmark ni igihugu cy'abaporo. Usanga ahantu henshi cyane hari za eglise, bari abakristo bari abarokore, ariko manza batakibijyamo cyane, bajyamo bagiye gushyingirwa. Murabona umusaraba hari hejuru, bajyamo bagiye gushyingirwa, bagiye gushyingura, bagiye no gukomezwa. Rero abadanwa bakunda kugenda n'amaguru nk'uko nari mbivuze. Hano harimo umwana, abandi bari kugenda binywera agatabi. Ubuzima bwa hano Denmark buroroshye. Ikindi ngarutse kuntuza ku nsengero barazizamura tu. Tekereza muri ukuntu bazamura amametero n'amametero bajya hejuru, bari kubaka insengero mu bushorishori, bakazamuka barangiza bagakubitaho umusaraba. Nuko Denmark nyine yimereye. Ngarutse rero kuba Denmark nk'igihugu kituye mu majyaruguru y'Uburayi, murabona ko igabanyijwemo n'ibirwa bitatu. Hari iki kirwa cy'ahangaha kiruta u Rwanda, kandi Denmark ituwe na miliyoni 5 z'abaturage. Iki akaba ari ikirwa kiri hagati n'ikindi kiri hagati. Denmark ikaba nyine ikikijwe n'amazi. Murabona ukuntu amazi, iyi ni inyanja nyine, la mer du Nord. Abazajya baza Denmark muzajya mugenda ku nkengero z'amazi ya Denmark, nk'uko mubibona hano rwose. Ahangaha ni ku rukuta, ni nk'uko waba uri mbara urukuta. Ni ukuvuga ngo iyi ni inyanja y'amajyaruguru. Abaturisite rero bavuye mu mpande zose z'isi, wenda n'abava mu Rwanda, bava mu Burundi, bava mu Buganda, bava muri Kongo, bamwe bafite amafaranga, ashobora kuza akavizita Denmark. Dukomeje rero kugira ngo ya migi ishobora guhura, cyangwa se bya birwa bishobora guhura, urabona ukuntu bubaka ikiraro kinini cyane. Imodoka ugatwara rwose nk'aho uri gutwara ku butaka ziguruka, ku buryo wibeshye gato wagurukira mu nyanja kakaba karabaye. Donc n'ahangaha ni n'umuhanda, nako ni kuko Denmark hari imbibi na Suwede. Nahisemo Suwede kuko abantu benshi barayizi, ariko hari imbibi na Suwede na za Norvège. Ubwo rero juste uri ni cya kiraro kigenda gihuza ibintuza
ibirwa bitandukanye, biriya birwa bitatu biri hano Denmark, mu kuntu babubatse intuza ikiraro kirekire kirekire cyane mu mazi. Denmark rero murabona ukuntu n'inzu zaho ntabwo aba ari nini, kwa kundi navuze ko bagenda mu tumodoka dutoya cyane, n'inzu zaho ntabwo aba ari nini cyane, usanga niba abantu babiri babana mu nzu ari ibyumba bibiri, abantu batatu, tuvuge niba ari umwana ari abantu batatu, wenda hari icyumba cy'ababyeyi, hakaba na salo, hakaba n'icyumba cy'umwana. Donc nta bikabyo muri Denmark, babaho batuje. Hanyuma rero abantu iyo baje gusura Denmark baza gusura aka kantu, njye nayobewe n'ibyari byo kugeza kuri saa sita ndamenya ko nta kantu Abashinwa baraza, Abarusiya, Abanyamerika baje gusura aka kantu, usanga huzuye abantu. Njye naragenda reba donc nta nubwo nanabyitaho, ariko buriya ngiye kuza bikurikirana ndebe impamvu abantu baza gusura Denmark bakareba hariya. Ni ukuvuga ngo Abanyarwanda rero baje mu Rwanda, aba bari mu Rwanda urabona ukuntu bari kubyina, ntabwo n'inshuro ya mbere bahaza, bafite n'imishinga bakorana na eglise yitwa y'Ababatiste, kuko aba ngaba ni abaskuti bo muri eglise y'Ababatiste. Ubundi kera nari nzi ko abaskuti baba bashamikiye ku idini ry'Abakatolika, ariko hano kubera ko n'ibihugu by'Abaporoso ariko harimo abaskuti, akaba ari nabo baje mu Rwanda kandi bafitanye imikoranire n'idini ry'Ababatiste. Kuki rero bakunda u Rwanda? Akenshi iyo uvuze visit Rwanda, abantu bimva ingagi, reba nk'aka kagagi, barakagagi niba twabyita munyihanganire, abandi bakumva intare, tugiye kureba intare mu Rwanda, intare y'ibisore, abandi bakatekereza nuza zingizi bazita ngo girafe, bakaza kuzireba akenshi. Donc buri muntu aba afite ikimuzanye iyo aje gusura u Rwanda, buri muntu wese aba afite ikimurangaje imbere. Abareba umusambi nka wanuza hari wabaye umwami wo mu Bwongereza, igihe ari mu Rwanda mu gihe cya Cogamu, nabonye ajya kureba imisambi rwose yashishikaye yanezerewe. Hari abaza kwirebera uko imisozi iteye, cyane cyane nk'ibi by'amaterasi manzari za Gicumbi. Donc hari ibintu byinshi cyane abaza mu Rwanda baba bifuza kureba, ariko se abadanwa bo ikintu kibarangaje imbere ni ikihe? Bakigera i Kigali bagiye, donc hano ni convention center, bahise bifotoza bati turi mu Rwanda, ubundi bajya kureba amateke. Hari ukuntu njya numva mu Rwanda badukangurira guhinga biberanye n'ubukerarugendo, simbyumve neza ariko ntangiye kubibona rwose. Bari kureba ukuntu n'amateke sinzi ibindi bahinze mu ntuza mu mifuka. Aba bazungu bawe barebye rwose bishimye, kuko ngo binjiza amadovize mu Rwanda, barimo barareba amateke. Ubundi batangiye gukora ubugari, ni ukuvuga ngo kenshi ngo umuco kubyina, ibyo turya nabyo barabikunda. Uyu muzungu wavuye hano Denmark akaba yibereye mu Rwanda ari kwikorera ubugari, kuri we rwose ni byiza. kandi noneho n'abavuze bati muze mwige umuco wacu, muze muteke, nabo bakabikora. Ariko harimo abantu baba bafite birata udashobora no gukora ku mwuko kandi ari mu gihugu cye, agategeza ko abakozi aribo bateka, n'abandi ntamenyereka ndekera wenda ntagire uwo mbangamira. Rwose barimo barakora ubugari bari mu Rwanda, kuri bo ni byiza. Murabona ibiryo by'iwacu tujye tubihesha agaciro, kugira ngo nk'ubu wanshobora kujya mu Rwanda ugasanga abantu bibagiwe ko umuntu yivukira Rutsiro ruguru za Rusebeya, ugasanga abantu batangiye guteka inkoko n'imireti n'iki byose, kandi akenshi ari mu muntu uva mu Burayi wenda yishakira kwirira ibishyimbo n'ubugari na za voka. Hanyuma murabona ukuntu bagira rurasiyo, arifotoza n'umumama uhetse umwana. Nibagaruka nzabegera mbabaze uko baba babyumva, ariko ibi nyine ni mumwe muri kuvizita u Rwanda. Noneho babonye barayikunda, nk'aba ngaba baba bakiri abajene. Akenshi guteka biba bigoye, uragenda ukarya ibyihuse. Kubitaho n'ifoto ya Kigali, hariya sinzi ngo ni kwande, ntumbaze ngo kuki ari iwanyu ukaba utazi uko hitwa. Hanyuma ukuntu banezerewe, ukuntu baba barubatse inzu bagataka, nabyo babikunze. Murabona ukuntu babohereza amafoto ya Kigali
ubundi bagiye kuri moto. Ahangaha rero amatagisi ni tagisi z'imodoka, nta za bodaboda zihari, nta ni moto simple nta zihari nyinshi, niba ari uko hakonja. Ariko mu gihe cy'izuba hari igihe ubona abantu batwaye mu moto ariko ntabwo babona tagisi, ntabwo wakwishyura moto ngo ni gutware. Bageze mu mujyi rero banezerewe rwose, bari kumva umunyenga wa moto. Aba bazungu rero, abazungu b'abadanwa nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ni abantu bitonda, ni abantu bicisha bugufi cyane cyane. Ntushobora kumenya umumiliyarderi urimo ninde, ntushobora kumenya umupolisi urimo ninde, ntushobora kumenya ubuzima bwabo. Ni abantu batuje cyane. Kigali rero wa mugani wabo baryohewe, babakiriye neza. Kuba rero abadanwa bari hara mu Rwanda, murebe ukuntu iyo bakiri abana ukuntu baba babyina. Uramutse ugereranyije n'abana b'iwacu, baba bafite imbaraga, babyina bishimye, bagira gute, ubu nabo ntako baba batagize. Mutekereza niba bari abadanwa barakuriye muri ubu buzima bibyinira gahoro biturije, baratuje, bari kwiga kubyina. Bagera mu Rwanda bakaba nuko bakiri ngo niba umwana yamaze, umwana wo muri Denmark hari ukuntu babajyana kureba bari kubyina kugira ngo bishime. Ndi gukorana video nihuta, munyihanganire. Ariko nsubiye inyuma gatoya ni ukuvuga ngo abana ni uko babyina, ni uko babigisha kubyina bakiri batoya. Ubundi bakajya usibye n'abana gusa na famiye zikajya no mu Rwanda birahaba cyangwa no mu bindi birahaba, kureba babashimisha kugira ngo baseke. Niba nk'uyu mugabo wambaye ingutiya zimwe z'abagore, akora ibintu nyine kugira ngo abantu baseke n'iki byose. Ariko noneho abazungu bakunda abanyafurika kuko twe duhora duseka, duhora twishimye. Ubwo ngabo baje mu Rwanda rero ikintu bambwira ati mu Rwanda twamenye kubyina, dukunda ukuntu mubyina, ati nituza Denmark no kujya mutwigisha kubyina, deja babyitondeye bagize. Ariko noneho umuntu yambwiye ati rero, ati nibwo abazungu baza kandi bakomeza kuza, ati ni kubera umutekano. Ntabwo abantu bashobora kujya mu gihugu kitarimo umutekano. Wagira ingagi, wagira ibiryo, wagira abantu beza, wagira abantu bafite umutima mwiza, wagira amafaranga, wagira iterambere, byose ni umutekano. Ahita anyohereza akaririmba ati ahubwo wowe ujye ubwira abazungu ko hari umutekano, atubasobanura ibiri muri iyi ndirimbo irimo. Ati ni umutekano, wacu n'umutekano, mujye mubwira abantu bose ko hari umutekano. Anyohereza akavideo, ntabwo ndashobora kumva ibirimo byose, ariko rero icyo narangirizaho ni ako kavideo karirimba umutekano. Wenda uwo mutekano akaba ari utuma n'abazungu n'abadanwa baza mu Rwanda. Ariko icyo narangirizaho ni uko Denmark udashobora kurangiza ibyayo. Ikindi ni uko mu Rwanda ibyo gusura ari byinshi cyane. Ushobora no kubwira abantu muzaze mu nsure turye ubugari, ugakorana ubuzi ukuntu bateka ubugari. Niba bari abazungu baje mu Rwanda bagateka ubugari bakaryoherwa, nibagaruka hano Denmark bazavuga bati twatetse ubugari. Niba baje gusura Patricia bati duha ubugari. Ndibuka kera nkora mu ntuza muri Solidarité Française, hari umuzungu wakunda mu gihe muri za 1998 za 1999 yajyaga mu kabari bagateka igisafuriya. Noneho nyuma aza kumbwira ndi hano mu murati, ati nkorera igisafuriya, abivuga ati prepare moi la casserole. Nibaze ukuntu ndateka casserole birananira, ariko nza kumenya ko ari igisafuriya. Kuko rero n'abagaruka bakaba batikora ubugari, umuntu azaba yiteguye kubukora, kubera ko niyo utanabukora bo bashaka kubwikorera, bapfa kuba bazanye ufite umwuga. Sawa rero muryoherwe n'iyi ndirimbo ivuga iby'umutekano. Umutekano ko ari utuma igihugu kigira amahoro, hanyuma abantu bakagisura batuje. Naho ubutaha mu byerekeranye no gusura u Rwanda nijya mbona ikindi nshyiraho, nzajya ngishyiraho, cyangwa se ari nk'abazungu inshuti zanjye baje mu Rwanda, nzajya nshyiraho amavideo cyangwa se amafoto yabo. Murakoze, abatari mwiyandikishe kugira ngo dukomeze tujye tuganira ku by'ingurube, ku byo gusura mu Rwanda, n'ibindi bizajya biboneka byiza. Murakoze. Uwimana Patricie, Imana ibahe umugisha, turi kumwe. Umutekano w'ikizira kurarana umushyitsi utitwaje ko ari umuvandimwe cyangwa se ari umwana wawe. Ntumutangira amakuru y'abatuye hanze y'igihugu cyangwa ari mu gihugu hagati, bugacya bakamugusanga bakagushyikiriza ubuyobozi, bazagufata nk'umwanzi uhungabanya umutekano. Tera imbere munyarwanda wicungira umutekano. Umutekano nawe nande.
bugacya bakamugusanga bakagushyikiriza ubuyobozi bazagufata nk'umwanzi uhungabanya umutekano. Tera imbere munyarwanda wicungira umutekano nawe nande biratureba.